murabireba abanyamakuru bazanira na gari amoshisha yafunze na gace mwebwe muraza mushaka kunkura kunyicira mudu munkura ku mugabo munkura no kubyere yanjye amani basi mbaya tuganire shirini ndumiwe niko yavuze nakupenda kawaida umenifurahisha sana Reka nangira nkwifurize ibihe byiza aho uri hose uherereye mu bice by'u Rwanda cyangwa Iburasirazuba bwa Afurika ahantu hose udukurikira ku isi yose tugukangurira buri munsi ukana subscribe like share ndetse na comment ni Umutako TV dutatse ibyiza twaje gusenya inkuta zanze gusenya kuri ukimbara mu nzira kwanza tumenya ko ngiye gusenya inkuta aha ngaha turi hari umujama ejo arampamagaye amaje kumamagara nyine twe tumukazi gatoroshye sinaboneka ariko ubu ngubu nanone mu kanya turavuganye umujya mufite ikibazo ni ikibazo gikomeye cyane cyane kiba ku bantu b'abasiribateri cyangwa abantu bakodesha amazu cyangwa batiza amazu ugasanga bahuye n'ibibazo bitandukanye atije umuntu gato yaragiye mu ntara avuye mu ntara aragenda komanga mujyama yanga gufungura pe bakaza n'abayobozi biranga ahita avuga ati reka nitabaza kwanza itangaza makuru nibwo jambo mubwenye ni sinaboneka ahubwo no munsi ndabonetse urabona afite ibikoresho mu ntoki ahantu yaturangiye kamera na sima yerekana ikirere cyose turi Nyamirambo hejuru imwirebiranga ariko reka wenda muhamagare numbe uko ahantu handangiye nahageze neza ngo ahantu ngera azago umuhanda urangirira tamwumve gato hanyuma tuza kureba ese ko yatubwiye ko abantu bakirimo ndetse na mudugudu yamamaga kanga ko bakagufungura ese byagenze gute mu nzu alo musaza nageze ahandi wandangiye nyine buriho magaze sinzi nimba wenda bazamuka tukabonana ndi kuri rwa rugo ahantu hari imyumbati nyine hano mu muhanda urangirira tu kaze hagiye gushya subscribe like share ndetse na comment ariko ukimbona nyine of course ndi kumwe n'umukameraman mwiza cyane ndi hano wangangira ngo nuri amujama mwari katumusange twumve ariko ndaza gusaba haza gucomeka mu kandi ariko katubanza tubyeze neza salamu musaza salama boga amahoro namahoro yewe mamagaraga ni Mike wagwamagara cyane Mike ko kumuna wahagira Mike kwahagira gusa se ubwo ko n'umutima wamvuye mu musaza no kuve piri oya ntago ari epiriya cyane gusa ni hafi yawo umutima kuvemo gute uzi ibyo mfite hari iwanjye reka ducomeka ariko mikoro yacu okay wayicomeka nta kibazo gihari yicomeka nta kibazo gihari ikibazo cyango giteye oya nta kibazo mikoro yishyiro sasa nkuko nari nabikubwiye nari nagiye mu cyaro gusura imiryango urabizi ko ubushuti bw'iki gihe bugora hari umusore w'inshuti yanjye pe ni inshuti namusigiye inzu nkuko nagusigira inzu nawe nk'umuntu wanjye ngarutse ngwino ko hisha ariko ntago nisha kuko naguhamagaye nshaka kugira ngo ibi bijye ahagaragara okay ngwino hano ese umura nimba ari cyozo ufite kirakemuka hagarara undi watureye muri amuntu okay sasa ikibazo ukuntu kimeze nari naragiye mu ntara gusura imiryango urabizi nk'abantu tuba turi ahantu twaragiye gushaka ubuzima bisaba kugira ngo ujye no gusura abinyuma nasigiye umuntu inzu inshuti yanjye tubana maze iminsi irenga 2 ubuyobozi bwaraje narakinguye biranga urugi niba yarashyizeho iki ntago akingura reka inaniye rwose impamvu ejo baramugora ambora ubu ngubu bimeze bite ubu ngubu nta cyahindutse nkuko nabikubwiye aracyanangiye gukingura ariko hari uturutse oya nakugezeho nta kibazo nkuko naguhamagaye mbishaka ngewe tugende mugezeyo abakunzi b'Umutako TV ngo byifashe bite kwanze nukuvuga ngo umusore namusigiye inzu yego ariko mu kumusigira inzu ndamubwira ati iyi nzu yindebere ntago mpari nk'inshuti yanjye nari naragiye gusura imiryango mu cyaro ngarutse nkoze ku rugi iti wapi ndavuga ati se aba bantu barimo uyu muntu uko namusize mu nzu bitebye kadakingura nitabaza ubuyobozi nitabaje ubuyobozi dukora ku rugi iti wapi hari no wavuze ati reka turukureho ndavuga ati ariko nta mpamvu yo gukuraho urugi kuko ahasi ni wanjye cyangwa umuntu apfire mu nzu nabyo birashoboka cyane ko biri no mu mpamvu naguhamagaye nk'ijisho ry'umunyamakuru ngo nahagere wirebere
twagerayo ukanahageraga nta kibazo tugereyo wenda ibintu turavuga nyuma twe turaguruka twagiye mwatuguruka ariko tuguruka ni muri kaza adasha ni mukanda nanga turahari tugende gauti dukomeze gato nta kibazo gihari suri umunyamakuru se ajya bazanya abanyica ngo bajye kuma amakuru hariho nanjye nabaga mbona atari nka oya wowe wigira ikibazo wingira ikibazo naguhamagaye ntabwo tuje mwibanga oya nta banga rihari ntabwo dutinya kuvuga ibi ni ku Karubanda ndabizi nk'abanyamakuru oya nta kira hano bose kare hano hantu turi nakongera nkakomanga nawe ubyirebera banze gufungura reka nkoma amaherezo nk'itangazamakuru wenda sinzi niba bashobora no kumva muri hanze turi kuvugana gutya bakaba bakingura tukabyereka ababishinzwe nabo bakaza kugira namwe mwari nk'itangazamakuru kuko ibintu biragaragara biri clear reka ngerageze si mwana umutima w'umusa muzira ni inshuti yanjye nkuko nawe ufite abantu mubana bashobora kuba inshuti yawe namusigiye inzu mwizeye ntabwo wasigira umuntu utari inshuti yawe inzu akorana se muzima basanzwe twanabanaga no mu buzima busanzwe yazaga karara hano nkaryamiwe nta kibazo akazi ke karahagaze kubera ibi bihe ndabona ahubwo ntago ari Umutako TV mwanze gufungura urashaka iki se umutako n'umutipa gushaka ubundi n'umutipa birantunguye nkuko nawe bireba nari nakubwiye ko ari umutipa urimo none ndabona hasohotsemo inkumi ese byagenze bite ariko yacu imbere mama ariko byagenze bite ko mbona musakuza ariko waduha kari bitukinjira kuko nta bero nasize mu ko muzanya akavuyo se ndaguha kari mbona uzanya akavuyo mwanze gufungura se ko ariko akavuyo aha ni wanjye byanditse se ko nari wawe kandi aha ngaha urazi oya buretse ariko se nkuko nabikubwiraga ibyari biri indani ni ibi ngibi ibiki se nese ngo ni umugore wawe ariko uyu ntaho muzi uyu nkuko nabikubwiye njya kukubwira inzu nayisigiye umutipe ni umusore ntago rero uyu nguyu nzavuye ariko se umuntu wasigiye inzu ninda wowe ko hano ari iwawe ahubwo arimo ase ni wawe gute tumubaza aho yamushyize ahubwo kuko ndabona ko mbona uzanya akavuyo bite byawe baje hano ngo biranga mwanga gufungura nuko mwana ariko se ase ushaka uyu niko oya byoroshye oya ushaka iki uyu ni umwari w'u Rwanda reka twumve ni umwari ndabibona ariko se ni byiza witwa nde ni ninja ushaka no kunuka se oya ntabwo tukaze umusore yako umva ugende gake hano si wawe niba ntabwo mbeze nta nubwo bikureba umuntu wasize ninde se arimo ninde wasize ninde ase mwabyizo kamera zanyu nibyo aba n'abanyamakuru aricyo bikanga umva tubabarira aricyo bikanga igiki se ushaka icyo ushaka ni igiki mbwira icyo ushaka kingura ushaka kamera matwaje hano harimo umuntu hakemo umuntu wagisasu kumbi ni wagisasu hano none se aba bose bari habaye iki habaye iki baby wagisasu cyamamare kunzi ase murashaka iki mwasohotse ubundi muje gukora iki mwaje gukora iki abantu biciwe ni byiza ibi ni ibiki no zanya abanyamakuru iki ni cya cyamamare mujya mubona ku mateleviziyo umukinnyi wa filime ase murashaka iki habaye iki ubundi mujya mucumira kwica mudu y'abantu urabibona nawe urabibona ni bigisasu none se ni babiri se urarenza hiki ni babiri se urarenza hiki hano kuburiri abagabo none umva yo mbabwire musohoke hanze umusore aba ari ubumwe umva musohoke wabonye abagore babiri aba ari ubumwe ni babiri umva ibyamamare by'iki gihe hola aba bagore babiri oya umugabo uramuzi duhororije uyu mugabo oya bone tujye ntabwo nyasigaye sister oya byoroshye hasi byoroshye nese gute muza mutwinjirira oya nawe sohoka nabyo oya buretse
mani musohoke urano umusitari wacu kameraman urano umusitari wacu wagisasu musohoke uyu ni umusitari wacu uri kutwikira ibintu ariko oya mutubabare musohoke gushyiraho ingufu bana ndetse murashaka iki umusamari wagisasu wacu tumere kameraman wagisasu tuhoya bose twagiye hanze ndagaca ntabwo byoroshye umva niba ndi kwirira abana abagore babiri se birakureba none se abagore babiri nimwe mutabasha gushimisha abagore banyu bakabaca inyuma yewe nimba mfite igishimisha abagore babiri musohoke none umva hari kategori niba utazi gutwara imodoka zose se mani biratureba kategori nguyu nagatwara ariko ntabwo bitureba niba yareba ahubwo wowe uri birakureba se ntabwo urya za sayizi zose mani ibindi size zose ushaka iki ngenda ugiye ngenda kubwira na zonda mutubabare basi musohoke mani mudufashe uyu mugabo aramurikirana cyane inzu yawe ndayishimuse none kandi njye narababwiye ati rimwe nzabazanira na gari ya moshi murabireba abanyamakuru njye nzabazanira na gari ya moshi yafunze na gace naragenze nakabanye nicara umusa ngwino hano nagenze ndabona ntabwo nsubirayo bakunze kutaguti ndemewe niko yavuze nyongera turi ko yavuze ariko nyongera turi ko yavuze yarabivuze yaranabishimangiye urabyiboneye yawe wenyine bakukwica arashaka kwamamara mu bintu byose abagore babiri ikigiga na maneke reba size ye wa sister twaganiriye banganirije shushu be ntabwo nta mwanya natwe twababonera cyose uzwa nawe umuntu apfiriyemo mwebwe muraza mushaka kunkura kunyicira mudu munkura ku mugabo munkura no ku byere yanjye mani basi mbaye tuganire wagisasu mwatubabari hariya kaga filime kitwa ngo tujyukire oya Kanyarwanda wagisasu ngo tuganire wa Kanyarwanda ugatinyuka ukanabivuga ugenda gake nuwo duhururije ugenda gake umva wagisasu habaye iki yabiryoheje mwana akora umuti Abese katore amemra walewe pose wagobyumva mwana uhagaruka umva we nugaruke mwana shabara ibintu byacu babiciye arenge bakunze ba Umutako TV ntago bimeze neza cyane ibihe turimo ntago byoroshye sister adashatse ko mutibora mutere sister mwateye abantu ase mwajyemeka gutera abantu umutipe warengera mutirinde nese ubwo mpaka muradutera mukanadutwara n'inzoga dore nibibaho hadashya ntago araye waje kumukubita hanategosa aho muri kubita oya ntago nenge kumukubita icupa nge mutoso karage nkwereka isoko sister kumatera iki muza mutakajagari cyane cyane amakuru mu Umutako TV inkuta turazisenya watu sister banabonye n'abantu wamutubwe Big Sasu umva Big Sasu ni umuntu uraho nyine inshuti yacu ni niga nyine turamuka akazi fresh cyane yagutuhije cyane hejuru adashase hahiye ko umwana nkawe umva nta mwana uri hano niba mushaka ko tuvugana mwagombaga kuza neza ku mahoro mugenda gake sibyo niyo byase mwacishije makeya musenya inkuta se mwinjira mu nkuta zande uziko mwagoswe mani mutubwire bagase umva nyine yaje sibyo mwanga mwinjira ariko mureka kuzana ibintu by'amahane
Bagisaso mutoto mutasa ya agira gute ataye mugorere inkoko mutoto mutasa ya we ngombuki je kujya kuri stage Shirini. ndumiwe niko yavuze Nakupenda kawaida umenifurahisha sana. Wale abanyamakuru baba batwiciye mu. erega abanyamakuru n'abana Ariko wowe nguru umusitari nyine baba bakuzi. baba bankurikirana cyane iki kigabo Munayiwana. ikigabo cy'uruhara kinkurikirana Kuki twebwe duteza abanyamakuru sheri. ntabwo ari njye bateza ahubwo sinzi ukuntu nimba ari abamanye Ariko nakodeshanya n'ingabo nibo bana nura mugabo gututubana n'umuntu udashoboye kuguha respect muri ghetto. erega urabona njyewe ubusanzwe kuba naratoranyije kuba naratoranyije mwembi bamufuniki utameze nk'uko bakoze Mutako TV Big Sass ahubwo ni bamuroze cyane nabonye none bamuroga gute ko uyu mugabo mwebwe wundi wowe wari wageze hana torege kamyo ubwo igikamyo ninde sister Ruzi ahubwo sugo abana turi nabo erega twe twaragenze twaragenze cyane akora umuti erega turamukunda Kigali bishenye ringanye nyama story burungi we sheri abaro tucyumune mutasa ongera mvuga kan waje dutera none uje kudukuramo amakuru uje no kuvuga utuntu nta muntu byibushye banteruye none wa mutipe yahise acaho waje mbaza iki abakuru icyo Mutako TV nyine nzu yawe shabe no mukwe nagari oya nawe agira akavuyo muri we oya uriya murarana n'ama 50 uriya murarana n'ama 50 cyane iminsi 3 umunsi ni wa gatatu abaje kunshaka wiki tuyeko buri nago majya kureba oya gusa walayi sheri walayi matera muzawani kumwaka sheri niyo mama ukunda we ndanaguheka shenza guheka ongera mutura oya mukunda makuru karama akana disikagize uyu ntabwo ari umwana none yandabona ndi umwana ibyo arimo arabizi iyo ndabona ndi umwana ku minsi 3 tumaranye urabona ari umwana mwese mwana ngo bavumbika hamwe ukavumbika gutya urabona kwa kundi gari ya moshi ibigenza rasoro zayo kubita gutya ndavumbika nkavumbura warageganye ndetse nyinguta nkavumbura inkuta cyane nanjye ndavumbika nkavumbira iherezo ryaba niri iherezo se mani hari kirangira umuntu arongora buri munsi iherezo ryiwe nirihe se nyine nugupfa nyine oya nabyo gukaramani nazo se surasiko namenye none nkuzi kuri aho baretse uzunyumvira Cosmos nari nkuzi oya njye ntabwo nigeze mansura Cosmos sheri sumwambie ukweli wala umenifurahisha wala nitaweza kukumasisha mguu sibyo sheri asigo mamuri mu biki wala sheri ngo gane none gihindutse mana yanjye akora mwana iwacu nina birakureba ubundi sibyo birabareba ako nyirinzi umwana mwemeje n'amatera zayanika imyaka 5 bakunzi ba Mutako TV uramu TV mama mutamubonye arakomeretse mu kanya arakomeretse gusa nta kundi tu oya ibintu mutangiye ni ibiki
sheri karagigwira karagigwira sheri agafuka ibintu ase none ibintu sheri ibintu tanje nibishise unaanza kufanya nini se sheri Ndega kera mu sheri mwana yaryoye ariko nakoresha imiti yo gukora akazi basuba amazi baki sister ko nacu arimo aragifata sheri nagiye kondomu nagapfukamunwa ariko nagapfukamunwa ngaho Wagisasa yirutse bigenze bite wagisasa yirutse mwana nibicike wana se bigenze bite wagisasu sasa yasa agsa shamba wale no hahi ntago ndi bujye abakobwa b'i Kigali bazabikora mwana usko agisasa sasa begisasu parasasa yahere mba mwanzi se kuraba abakobwa mwana tumwihorere mwana yasaze umwana yasaze avemo tutumena kamera mwana mutife yasaze shaka akazakora ku muntu ubusari no munsi disi bagisasu yasaze sister ari muri ruhuru arimo turaguye reka ngo yasaze arimo turaguye barabatera amabuye ntabwo nijya kurimo nari dandi mwatuye turatutse nagize ubwoba mba mwatize twigendera isasu yasaze sister ariko yasaze mba mwatwigendere je ntabwo ndi bugiye mwana ngende guma hano ntabwo ndi bugiye nundi zira ni ndayaze ye ntabwo mwe mutumya sarasha mwanya ndanga kwimba Wow.